mbifuriza ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana, ni byiza yuko mudukurikira. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Fiacre. Fiacre ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Fiacre rero nk'uko tumaze kubivuga, ni izina ry'umuhungu rikomoka kuri mutagatifu Fiacre. Yari umugabo w'umunya-Islande wari warihaye Imana, aho yakoreraga imirimo ye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ngo Fiacre nanone burisobanura umuyobozi w'abakozi bo mu busitani. Ngo ba Fiacre bakunze kurangwa no gukemura ibibazo biri hagati yabo. Ngo Fiacre rero iyo afite akazi agakora neza uko bikwiye, akabasha kugera ku byo ashaka kugeraho. Mbese mu byo akora usanga byose aba bikunze. Fiacre nanone ngo biba byiza iyo umuryango we ubayeho neza, ngo kuko aba yishimye iyo abona umuryango we nta kibazo ufite. Ngo Fiacre rero ibintu ateganya gukora biba biri ku murongo akurikije uko yabiteguye. Ikindi nakubwira kuri ba Fiacre, ngo ntabwo basesagura cyane. Dusoje dusuhuza abantu bose bitwa ba Fiacre aho bari hose, ndetse namwe mu duteze amatwi. Niba iyi video hari ikigufashije, dutera inkunga udukorere subscribe, uraba udukunze cyane. Niba wifuza yuko hari izina twagusobanurira, twandikire muri comment ahantu hagenewe gushirwamo ibitekerezo, tuzagusobanurira iryo zina twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, bararekera gukurikirana icy'ubutaha. Njye mwumva kuri mikoro ndi Mr Felix. Imana ibarinde.